Muraho neza ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane natwe twese ibihe byose. Nta wundi muri kuvugana ni Pascal Imana irahari, ibisigaye Yesu naduhana umugisha. Hanyuma rero uyu munsi ndashima Imana kandi nshima cyane ko Imana ikomeje kuturinda. Uwiteka Imana tubereye maso, nta gikuba cyacitse, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma rero kuri uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ku kintu cyitwa urugo. Urugo Satani yarahagurutse afite gahunda yo gusenya ingo cyane, ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nibuze tubashe kuganira kuri ibi bintu bishyika kuri 6 natoranije. Byari byinshi ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku bintu 6 kugira ngo nibuze tubashe kurwana niyo mitego ya Satani arimo arakoresha kugira ngo asenye ingo. Mbona no kwibutsa abantu ko abantu bakora divorce ariko Imana ntigikora divorce. Niyo mpamvu uzabona abantu bakora divorce mu buryo bw'amategeko, ariko ntabwo bari bigera na rimwe bajya gushaka pasiteri wabashingiye cyangwa padiri kugira ngo bafatanye, kugira ngo bamusabe iyo serivisi yo kugira ngo ubwo ijambo ry'Imana ryabafatanyaga maze we ngo abafatanure. Barabizi ko nabo bitashoboka, baragenda bakajya mu mategeko ho bigakunda, ariko imbere y'Imana ntabwo bikunda. Niyo mpamvu Imana idashyigikira divorce, kuko abantu baratandukanya ariko Imana yo ntabwo igipfa gutandukanya. Ntabwo Imana itandukanye. Ijambo ryayo riravuga ngo icyo Imana yafatanije ntihakagire ugitanya. Nubwo murimo mubikora tukabona benshi muri twebwe babikora, ariko ntabwo Imana ibikunda, nta nubwo ibishyigikiye. Reka tuvuge ngo ingo zisigaye Uwiteka Imana azirindisha ukuboko kwayo kandi azirindishe gukomera kwayo. Bityo rero Satani ntakomeze kutugaraguza agati, ngo agaraguze agati abantu b'Imana, agaraguze agati abantu basenze Imana, agaraguze agati abantu bo mu rusengero. Ahubwo ndasaba umwuka wera n'imbaraga z'Imana zidasanzwe kugira ngo zururukire kurwana kandi zineshe. Ndabizi neza ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushaka Uwiteka muzamubona, mukomange kandi muzakingurirwa, ngo ariko nimuba muri njyewe amagambo yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka muzagihabwa. Bityo rero birakwiye ko twebwe twafata umwanzuro wo kwiga tugasenga, tukavumbura amayeri Satani arimo arakoresha asenya ingo z'abana b'Imana, ndetse tukaba twamaze kuba igitutsi, kuko ujya kumva abantu baravuze ngo iz'abapagani zirasenyuka n'iz'abasenga zigasenyuka. Ese nimba bimeze bityo twebwe duceceke? Oya, ntabwo twaceceka, kuko Satani akora inama yo kurimbura ingo kugira ngo ababaze abana, ababaze abagabo, ababaze abagore, ababaze umuryango muri rusange. Ariko natwe hari icyo twakora, nibuze Uwiteka Imana akarushirizaho kuduhereza imbaraga, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabaza nanjye ndagutabara. Hanyuma rero ntabwo ndi umuhanga w'ijambo, nta nubwo ndi umuhanga muri byo, cyane cyane ko nanjye ntabwo mbimazemo imyaka myinshi, ariko Uwiteka Imana ni umuhanga, umwuka wera ni umuhanga, Yesu Kristo ni umuhanga, Imana ni umuhanga, ajya ashobora guhindura ibyanze guhinduka. Niyo mpamvu rero ndagusabye ukurikirane iki kiganiro mpaka kugeza ugishoje. Niwumva kirimo inyigisho yagufasha, ucyoherereze n'abandi kugira ngo nabo bafashwe muri iki gihe. Reka dusenge Imana, duhamagara umwuka wera w'Imana kugira ngo adufashe, atuyobore muri iri jambo. Ntaba ari twe, ahubwo aba ari we utwiyoborera. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Gushimiye ko uturinze, ukaturindira muri iki gihugu, ndetse ukarinda n'abari hanze yacyo. Ndakwinginze rero kugira ngo aka kanya ubane natwe, utuyobore. Mwami, ntaba ari twebwe tuvuga, ahubwo aba ari we wivugira. Unyemerere tukubere mikoro, nawe wivugire. Kandi Mana, tugitambutse iri jambo, unyemerere uriherekereshe imbaraga z'umwuka wera w'Imana, kugira ngo uza kuryumva rigire aho rimuvanye n'aho rimujyanye. Ndasengera ingo z'Abanyarwanda, ndasengera ingo z'abarokore, ndasengera ingo z'abantu bose basanzwe n'abatari abarokore, ndasengera ingo Umwami Imana z'abarara barira, ndasengera ingo z'abirirwa badafite amahoro. Ndasabye umwuka wera w'Imana ngo yongere yururuke kandi aturwanirire kandi atubere maso. Natwe rero uhereye none dusanze ari urugamba rukomeye,
twebwe tutakwibashisha. Niyo mpamvu mpamagaye imbaraga z'Imana n'umwuka wera w'Imana kugira ngo urukire kutuyobora, abane natwe, ahagarare mu ngo zacu, abadayimoni bahunge mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Nongeye kubaramutsa, hanyuma nayo mbabwiye ko hari ibintu tugiye kuganiraho. Icya mbere tugiye kuganiraho ni ikintu cyitwa gusengera urugo. Hari igihe umuntu ajya aba mu rugo ariko ntamenye zimwe mu nkingi zishobora kumufasha kugira ngo urugo rwe rukomere. Ariko inkingi ya mbere ngewe nabonye niyo gusengera urugo. Inkingi ya kabiri, inshuti bene data, ni inkingi yitwa gukunda urugo, gukunda uwo mwashakanye, gukunda ubuzima urimo, gukunda abana, gukunda urugo rwawe nyirizina. Hariho igihe abantu batajya bamenya ko gukunda urukundo rudaharara nabyo byaba imwe mu nkingi yo kubaka urugo. Icya gatatu nshaka kugira ngo tuganireho, kuganduka. Kuganduka ni imwe mu nkingi ishobora gufasha abashakanye kubaka urugo, maze Satani yaza kubahiga ntagire aho abahera, cyane ko Satani atigendera agira icyo ahagararaho. Ikintu cya kane tugiye kuganiraho, kugira ibanga. Imana ishimwe. Kugira ibanga nicyo kintu cya kane tugiye kuganiraho. Hari igihe abantu batajya bamenya ko kugira ibanga ari imwe mu nkingi ishobora gutuma urugo rukomera. Icya gatanu tugiye kuganira ku kintu cyitwa kunyurwa. Bene data, kunyurwa ni imwe mu nkingi ishobora gutuma Satani abura aho aguhera kugira ngo agusenyere urugo. Icya gatandatu, guca bugufi. Guca bugufi ni imwe mu nkingi ishobora kugufasha kugira ngo urugo rwawe rukomere, Satani ntabone icyo aheraho. Kuko njyewe nemera ko Satani ajya agira icyo aheraho, ariko nanone yanatungurana. Ariko iyo atunguranye agasanga inkingi zawe zirakomeye, ntabwo ashobora kugusenya. Niyo mpamvu nkubwira ngo iyi nkingi ya gatandatu yo guca bugufi ishobora kugufasha iyo uyubatse igakomera, kugira ngo urugo rwawe rubashe gukomera. Impamvu y'ibi bintu bene data ni uko benshi bisanga rwasenyutse. Muri make bagira uruhare mu kurwubaka, ariko bakajya gushiduka Satani yabatwaje igitugu kugira ngo rusenyuke. Niyo mpamvu tugiye kuganira kuri ibi bintu, niturangiza turebe ngo ni iki twakora kugira ngo nibuze izi ngo z'abarokore zirusheho gukomera, ndetse bajye gukomeza n'izindi zitentebutse zicitse intege. Icya mbere twavuze tugomba kuganiraho ni ikintu cyitwa gusengera urugo. Bene data, urugo rwawe rukeneye isengesho. Urugo rwawe rukeneye kwingingirwa. Urugo rwawe rukeneye kugira ngo ruhabwe umugisha n'Imana. Yego, wowe washobora kugira icyo wakora, ariko nanone nta kintu wakora utewe n'umwuka wera w'Imana. Iyo mvuze gusengera urugo mba nshatse kuvuga iki? Mba nshatse kuvuga igihe icyo ari cyo cyose ugomba kumenya ko nimba warasezeranye, ugasezerana imbere y'amategeko, ariko ukumva ko bidahagije, warangiza ukajya gusezerana imbere y'Imana, mu yandi magambo ukajya gusaba Imana kugira ngo iguhe umugisha, ukajya gufata isezerano ryera imbere ya ritari, imbere y'agatuti, pasiteri cyangwa padiri akagusengera. Birakwiye ko mu rugo rwawe ugomba guhora urusengera, kuko tubonye ko urugo rwubatswe uvuye imbere mu rusengero, uvuye imbere y'umutambyi. None ntabwo bikwiriye kugira ngo nimba urugo rwaratangiye rusengerwa, nurangiza wowe ugende urye udamarare. Oya, iyo wadamaraye Satani arakurasa. Ahubwo birakwiye ko ugomba gusengera urugo rwawe, kandi ukarusengera ushyizeho umwete. Ntiwishinge gusengera ibyo kurya gusa. Hari igihe ibyo kurya wabibona ariko ukabirya urira. Ntiwishinge gusengera amazu, ariko hari igihe wabona amazu ariko ukayarara murira.
birakwiye ko mbere ya byose ugomba kubanza gusengera urugo rwawe. Mu gitondo ugasaba Imana, ukayinginga, ukayibwira ngo mwami, uru rugo ndushyize imbere yawe. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana yumvise kuniha kw'Abisiraheli, bisobanuye ngo igihe cyarageze bafata umwanya wo kuniha. Ese wowe nshuti yanjye, mwene data, kunihira ibintu byose, ariko ujya wibuka kunihira urugo rwawe ngo urwereke Imana, kugira ngo hato utaba igitutsi, kugira ngo hato utitwa umunyamwaku, kugira ngo hato utitwa ko ntacyo ushoboye. Ariko nuza gusengera urugo rwawe, Satani arahunga, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Inkingi ya mbere rero ni ugusengera urugo rwawe, kandi ibyo ugiye gukora byose ukabisengera. Ni ukuvuga ngo ugasengera abana, ugasengera uwo mwashakanye, ugasengera imibereho, ariko ugasenga cyane usaba Imana ize ishyigikira urugo rwanyu. Kuko nuyisenga ukayihamagara, Imana izazana abamarayika bo gukumira abanyamagambo. Nusenga ugahamagara Imana, izazana abamarayika bo gukumira abihishe mu rukundo rwanyu, ngo nuko ari imiryango, baza rimwe na rimwe wabahereza urwaho ugasanga baragusenyera urugo. Bishatse kuvuga ngo nusengera urugo, Imana izakumira abashyitsi b'umuvumo. Gusengera urugo rero bizana umugisha, kandi gusengera urugo bitanga amahoro. Reka nkubwire, gusengera urugo bituma marayika w'Imana agenda akakuvuganira. Kabone n'ubwo uwo mwashakanye wabona ko hari ikitagenda neza, ariko iyo usengera urugo, hari igihe Imana imwereka mu buryo bw'inzozi, hari igihe Imana imusanga mu buryo bw'amajwi, hari n'igihe Imana ituma abakozi bayo bakagenda bakamubwira ati itware neza. Inkingi ya kabiri, nakubwiye ko ibi ni ubushakashatsi bwanjye cyangwa ibitekerezo byanjye, ariko niwumva bikunyuze ubikore kandi ubisharinge n'abandi. Uze gutega amatwi, ni rirerire ariko ntabwo ari rirerire cyane, turabiganiraho ndabizi neza, biraza kugenda neza. Kuko hari igihe ujya ufata umwanya ukaba uri kumva ibintu bidafite umumaro, ariko ibi bintu nubyumva, ndabizi ko Umwuka Wera ari buze kubiherekeza akagufasha kugira ngo noneho wowe ubyumva ugire icyo wahindura. Icya kabiri, gukundana, gukunda urugo rwawe. Tubonye ko hari ingo zirimo zirasenyuka, kandi zisenyutse kuko zabayeho, kandi zisenyutse zari zisanzwe zikundana. Ariko uyu munsi wa none abantu bari gukundana urukundo rw'agahararo. Nshuti mwene data, kunda uwo mwashakanye urukundo rutari urw'agahararo. Kuko numukunda urukundo rudafite ikindi rugamije, ari urukundo gusa rutambaye ikinyoma, rutambaye agahararo, niyarwara uzihangana kuko uzaba ufite urukundo. Natagira ibyo akora neza uzihangana kuko uzaba ufite urukundo. Yewe imibereho ye nihinduka, umubiri ukamuhinduka, kubera ko uzaba ufite urukundo, uzakomeza kumukunda kugeza ku gupfa. Isezerano riravuga ngo nzagukunda kugeza Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera. Ariko uyu munsi uramukunda ari uko afite amafaranga. Uyu munsi ukamukunda kubera ko ari muzima, ashobora kuguha keya nk'uko ubishaka. Uyu munsi ukamukunda kubera ko iwabo bakubashye. Ariko urukundo Kristo atubwira ntabwo ari urwo. Atubwira urukundo rutagira ikintu ruhagazeho. Ni ukuvuga ngo niba wowe ukunze uwo mwashakanye, mugomba gukundana mwaburaye, mugakundana mwariye, mugakundana mwabwiriwe, mugakundana mwanariye. Bisobanuye ngo uzamukunda mu bibi no mu byiza. None kuri gucogora ukaba utakimukunda kubera indwara runaka, ukaba utakimukunda kubera ko ubuzima bwahindutse, ukaba utakimukunda kubera ko yamaze gucupira, ukaba utakimukunda kubera ko ubona hari ibyahindutse. Nshuti mwene data, ibyo ni ibitero by'abadayimoni. Senga ubyirukane, kuko nta wundi mwiza wabona uretse uwo nguwo mwashakanye bwa mbere. Kandi mbonera no kukubwira ko iyo ukunda n'ukuri n'Imana iragusanga, kuko Imana ikoze mu rukundo, Imana iremye mu rukundo. Muri rusange udakundana ntabwo azabona ijuru. Mugire urukundo,
kandi mugire urukundo nk'urwari muri Kristo Yesu, kugira ngo mubashe kubahiriza inshingano mufite mu rugo, kuko wasenga amasengesho menshi, wahanura cyane, waririmba cyane, wavuga ubutumwa cyane, wajya ku musozi cyane, ariko udafite urukundo nta kabuza urugo rwawe ruzasenyuka, kuko uwo mwashakanye ashaka urukundo, ashaka ko umukunda, ashaka ko umukuyakuya, ashaka ko umucira bugufi, ashaka ko umugirira urukundo rutarobanuye, ashaka ko umukunda ntacyo urebyeho, ashaka ko umukunda, yewe umukunda abyibushye, umukunda ananutse, umukunde yabuze uko agenza, umukunde muri byose, kuko nibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Urukundo Imana idusaba aha hantu ntabwo idusaba yuko dukundana ari uko turi bazima gusa, ahubwo urukundo ntabwo rurobanura. Imana irashaka ko dukundana mu bibi no mu byiza. Nshuti yanjye, ni ukuri urwo rukundo rwa Kristo Yesu ntabwo rurobanura. Ese kuri kwanga gukunda uwo mwashakanye, ariko warangiza ugasaba Imana ibyo igukorera, warangiza ugasaba Imana ko yagukunda. Imana yagukunda gute wowe udakunda uwo mwashakanye, wowe ufite inzangano? Njyewe ntabwo ndi kuvuga ko urukundo rugarukira ku uwo mwashakanye gusa, ahubwo njyewe ndimo nibanda cyane ku rugo, kuko ingo nizo ziri gusenyuka. Urukundo rugaba amashami hose, ariko uyu munsi reka twivugire ku rukundo rwo mu rugo. Kunda uwo mwashakanye, umukunda arwaye, umukunda ari muzima, umukunde, mbese ntumukunde hari icyo ugamije, kuko umubiri urahinduka. Umubiri urahinduka mwene data. Nushaka umuntu uwamukundiye itaye yiwe, ejo izahinduka. Ariko mbere yo kugira ngo mubane, banza umenye ko ubuzima bushobora guhinduka. Wibuke ko ugomba kumukunda mu bibi no mu byiza. Ese uzagenda ukunda abantu nibihinduka ubange, uzahereza he? Kunda uwo mwashakanye mu bibi no mu byiza, kuko izaba imwe mu nkingi igufasha kubaka urugo rwawe rugakomera. Inkingi ya gatatu, kuganduka. Imana ishimwe. Bene data, Imana ntabwo ikeneye ko tuba ibigarasha. Imana irashaka ko tuganduka. Umugore akagandukira umugabo, umugabo agakunda umugore, kandi tugafatanya muri byose. Wambaza ngo wabigenza ute? Mugandukire abagabo banyu, mugandukire ingo zanyu nk'uko Kristo nawe yagandukiye Imana, nk'uko yagandukiye itorero, akaza agaca bugufiya, akemera akabambwa ku musaraba, agakubitwa, akabambwa kugira ngo acungure itorero ry'Imana. Nawe urasabwa kuganduka. Nshuti yanjye, muri iyi minsi Satani ari kuza agahagarara ku bantu bamwe na bamwe, yarangiza akabateza kwishyira hejuru, bakanga kuganduka, akabona uburyo asenya ingo zabo. Ariko uwasengeye urugo rwiwe aranaganduka, agaca bugufiya, akaganduka muri byose. Mugandukirane kandi mukundane. Uganduke mu buriri, ugandukire umugabo. Umugabo nakubwira ikintu, ureke kuvugana umushiha, wibuke ko ari umutware wawe. Umugore nakubwira ikintu, wirinde kumubwirana umushiha, wibuke yuko ari umufasha Imana yaguhaye kugira ngo urugo rwawe rubashe kuba rwuzuye, kuko wowe ntabwo urugo rwawe rwaba rwuzuye mu gihe cyose udafite umugore. Ariko urasabwa kuganduka. Bagore, mugandukira abagabo banyu, muce bugufiya muri byose, kandi mubakunde. Abagore Satani arabatera, bagahimisha abagabo babo kwanga kuganduka, bakabehimisha kwanga kubaka urugo, aribyo bamwe bita gutera akabariro. Iyo ni imwe mu nkingi Satani ari gukoresha asenya ingo, kuko iyo utamugandukiye, iyo ageze hirya Satani amuzanira
abagore b'ibigoryi nk'uko Bibiliya ivuga, yarangiza iyo agiye ntabwo agaruka. Nabonye aho Imana ibwira abagore ngo yemwe bagore musengere abagabo banyu kuko bagiye kujya bagenda ntibagaruke. Warangiza wowe ukumva ko azagenda agafungwa, warangiza wowe ukumva ko azagenda agashimutwa, ariko ukirengagiza ko na Delila yamushimuta akamutwara ntazagaruke, ukajya umubona mu rugo rwawe ariko yaramaze kugenda. Iyo Imana ivuze ngo musengere abatware banyu, mujye mwibuka ko mugomba kubasengera munaganduka kugira ngo n'izo Delila zitaboneraho kubatwara. Bityo rero niwaganduka ntabwo urugo rwawe ruzasenyuka. Inkingi ya kane, kugira ibanga. Yemwe bubatse urugo nimugire ibanga, kuko iyo utagiriye urugo rwawe ibanga, urugo rwawe rurasenyuka. Iyo ugenda ubwira abantu ikibazo cyose uhuye nacyo mu rugo, warangiza ukabwira abantu, kandi hariya hantu kugira ibanga ugomba kwibuka ko ukwiye no kugira inshuti nzima, ukirengagiza kugira inshuti, ukanga kugira inshuti mbi, kuko hari igihe umuntu akundana n'inshuti mbi abizi. Ese wowe ko wubatse urugo, harya ubwo indaya muri gukundana ngo bigende gute? Ese wowe ko wubatse urugo, harya ubwo ikirara murakundana ngo bigende gute? Nimba mudahujwe no kugira ngo umuhindure, wowe muri gukundana ngo bigende gute? Umugani nyarwanda uravuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uri we. None uri kugendana n'umujura. Ese kugendana n'umujura muri kugendana kugira ngo umuhindure, cyangwa muri kugendana kugira ngo waguhindure? Kwiye kubitekerezaho bene data, ugatekereza kuri icyo kintu, kuko niwagendana n'umwasama uzamubwira ibyawe byose agushyire ku karubanda. Kandi intwaro y'amagambo ni imwe mu ntwaro Satani akoresha asenya ingo. Ariko nugira ibanga urugo rwawe ntiruzasenyuka. Nugira ibanga, hari igihe habaho intege nkeya mu rugo, ariko wa wundi uri kujya kubwira ngo mu rugo rwanjye bimeze bitya, hari igihe ari we Satani yakoresha, agakoresha amagambo, yarangiza akagushyira ku karubanda. Kandi yagushyize ku karubanda, icyo umugore yakubwiye, umugore yarangiza akacyumva hanze. Ibibazo byanyu mufite mu rugo, umugabo yarangiza akabyumva hanze. Izaba imwe mu ntwaro Satani akoresha kugira ngo abasenye. Urugo rwawe rugirira ibanga. Yewe ikikugoye wagisengeye, uhamagara uwo mwashakanye mwicare muganire kuri icyo kintu, ntabwo kizabananira. Nikibananira muzajya imbere y'Imana, muhamagara Imana izaza ibagirire neza. Impamvu yabyo ushoboye kwibaza ngo ba marene na ba pare bamaze iki? Ariko nabonye ingo zisenyuka zikoreshejwe, Satani akoresheje abo ba marene ndetse agakoresha n'abo ba pare, kubera ko hari igihe nawe ujya kubabwira warangiza ukababwira n'ibyo utagakwiye kubabwira. Ugira ibanga muri byose. Ibanga, Imana irashaka urugo rwawe urugirira ibanga, ukihangana nubwo bitoroshye, nubwo Satani ari kurwanya ingo cyane, ariko ugira ibanga nshuti yanjye. Ahari Uwiteka Imana yabona ko wagize ibanga, akururuka akaza agatanga ubwenge. Ibibazo ufite bikugora akagufasha kubikemura, ariko utagiye wiha rubanda, kuko iyo wihaye rubanda nta kiba kigikunze. Reka nkubwire ikintu gikomeye, mwene data, mushiki wanjye, mukuru wanjye, muvandimwe, reka nkubwire ikintu gikomeye aha hantu. Iyo uwo mwashakanye mutari kuvugana neza, warangiza ugahungira ku bantu, bashobora kukugira inama mbi. Ariko iyo uhungiye ku Mana, Imana yamusanga ari mu kazi ikamufata mpiri, ikamwemeza amakosa ye. Wibuke cyane uwitwaga Sawuli. Sawuli yarwanyije ubwoko bw'Imana, Sawuli yarwanyije abantu b'Imana, ariko si uko ubutumwa butavugwaga mu gihugu. Ubutumwa bwaravugwaga, abantu bavugaga, Imana yari abizi, ariko ntiyigeze yumva. Ariko nshuti mwene data, isaha y'Imana yarageze, maze ngo Imana iragenda ngo imufata mpiri ari hejuru y'icyana cy'indogobe, ngo ako kanya ngo umurabyo w'Imana umukubita mu maso, arahanuka yikubita hasi yubamye, aturinde mwami wanjye nkagukorera. Bisobanuye ngo aho Imana yageze amahane aravaho. Aho Imana yageze ni ukuri ibintu byose bigenda neza. Aho Imana yageze ibyananiranye birakunda. Gerageza rero ibisubizo byawe wibishakira mu bantu, ibisubizo byawe wibishakira mu magambo, ahubwo ibisubizo byawe bishakira imbere y'Imana, kuko Imana iracyateza amaboko.
iracyavuga ngo yemwe abarushye mwese n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Muri rusange ugira ibanga, kuko akarenza umunwa karushya ihamagara. Numara kumena ibanga ry'urugo rwawe bizaba birangiye. Nshuti yanjye, iki kintu cyo kugira ibanga kirakomeye, ariko uzi ko iyo utagira ibanga ni ukuri nawe mu nyuma bikugiraho ingaruka. Ibaze kugenda ukabwira iwanyu ngo twashakanye, ukamuvuga nabi kubera ko mwavuganye nabi iryo joro, ukagenda ukamuvuga nabi imbere ya nyirabukwe, ukamuvuga nabi imbere y'abaramube, ukamuvuga nabi imbere y'imiryango, kubera ko hari ikibazo cyabaye mu rugo, ariko ukirengagiza ko hari ubukwe buzaba aho ngaho iwanyu. Iyo wamuvuze nabi igihe kikagera kigakemuka, iyo gikemutse, Satani ntabwo ashobora gutuma ujya kubabwira ko cyakemutse, ahubwo wumva ufite ubwoba bwo kujya kubasobanurira, ukavuga ngo none wa wundi navuze nabi ninjya kumuvuga neza noneho biragenda gute, ntibanyita umuntu mubi. Warangiza ukareka ya magambo wamuvuze akagumayo. Iyo rero habaye ubukwe, ingaruka ni iyihe? Uzi kugira ngo umuntu w'umugabo ajye gutaha ubukwe kwa nyirabukwe azi ko bamwubaha, naho kumbi wowe umugore wagiye kumuvuga nabi, aho yicaye barabwirana bati dore cya kigoryi aho cyicaye, ati dore cya kigoma aho cyicaye, kandi wowe wagiye uzi neza ko ugiye gutaha ubukwe ahantu washatse. Uzi umugabo wagiye kuvuga nabi umugore we, akamuvuga nabi kwa nyirabukwe, bwaca hakaba ikirori, umugore agataha ubukwe kwa nyirabukwe, akagenda azi neza ko bimeze neza, yaba atwerereye, azi ko nta kibazo, azi ko ikibazo cyahereye mu rugo, naho kumva umugabo yarabisohoye yabibwiye iwabo. Barajya bareba uwo mugore wawe aho yicaye, bavuge ngo dore cya kigoryi, ngo dore cya gifu cyatwiciye nabi umwana. Ariko nshuti yanjye, ntugirire ibanga ibibazo uhura nabyo mu rugo, bizarangira, kandi nibimara kurangira uwo mwashakanye azahorana agaciro iwanyu. Kuko wowe nujya kumuvuga ukavuga intege nkeya ziwe, baramutesha agaciro. Ariko niwihangana, ibyo bibazo bizarangira mu izina rya Yesu, kandi azakomeza kugira agaciro aho yashatse. Ntabwo bazamubona nk'ikigoryi, ntabwo bazamubona nk'udashobotse, ntabwo bazamubona nabi, kuko wagize ibanga. Uyu munsi ndagushishikariza kugira ibanga. Ibanga ni imwe mu nkingi yubaka urugo. Ese kugenda ukamena ibanga, hari n'abantu bamena ibanga ry'imishinga. Reka nkubwire, Satani amenya icyo uvuze, ariko icyo utekereza ntabwo akimenya. Mujye mugira ibanga, ibibazo byanyu mubikemurira aho mu rugo, nta wundi mujyanama. Ikibazo cyabananiye mujya hamwe mugasenga, Imana irururuka ikagira icyo yakora. Ndagenda mvugaho bike bike, ariko nawe ibisigaye Umwuka w'Imana ararushaho kugusobanurira. Twari tugeze ku nkingi ya gatanu. Inkingi ya gatanu, bene data, irakomeye. Inkingi ya gatanu iravuga ngo kunyurwa. Imana irashaka ko tunyurwa. Satani ni imwe mu ntwaro akoresha asenya ingo. Araza akaguteramo umutima wo kutanyurwa, ukumva ko kuba wariye ibirayi wagakwiye kuba wabiriye ari ifiriti, kuko wabiriye bitogosheje. Akaza akakwemeza ko hari abandi, hari abo muturanye bari kubirya ari ifiriti, rimwe na rimwe ukanababona. Satani akaza akakwemeza buryo ki uwo mwashakanye atari we mwari mukwiranye. Uwo ni umudayimoni wo kutanyurwa. Iyo wamaze kunyurwa ubona umuntu ko ari mwiza. Iyo wamaze kunyurwa ukarya ibitogosanyo, ntabwo wibuka ko bitogosheje, ahubwo uranyurwa kandi bikakubyibushya. Imana ikumpera ingabire yo kunyurwa, kuko kutanyurwa ni imwe mu ntwaro Satani akoresha asenya ingo. Ushoboye kumbaza ngo bigenda gute? Satani araza akakwemeza buryo ki no mu mabanga y'abashakanye bitakunyuze, bitagakwiye kuba bimeze gutyo.
Satani akaza akakwemeza buryo ki washakanye n'umukene. Satani akaza akakwemeza buryo ki washatse mu muryango ukennye. Satani akaza akakwemeza buryo ki washatse uwo mudahuje. Satani akaza akakwereka buryo ki utanywa ngo ushota. Satani akaza akakwereka buryo ki utambara cyane. Satani akaza akakwereka ibintu byinshi. Satani agira ingingo nyinshi, ariko nshuti yanjye jya umwima amatwi. Imana irashaka kunyurwa kugira ngo nayo ikubakire urugo rukomere. Imana irashaka kunyurwa n'icyo ubonye. Imana irashaka ko unyurwa n'uwo mwashakanye. Imana irashaka kunyurwa n'urugo rwawe. Erega nushaka kurebera urugo rwawe mu rundi, uzasanga urugo rwawe ntarwo. Nushaka kurebera urugo rwawe mu rundi, uzabona izindi ngo zimeze neza. Satani azakwereka ko izindi ngo nta bibazo zigira. Satani azakwereka ko izindi ngo nta bushomeri zigira. Satani azakwereka ibintu byinshi. Azakwereka ko batagusohokana ngo bakujyane ku mazi, ariko se gusohoka kujya ku mazi niko kubaka urugo. Azakwereka ko batakujyana ku mazi, ariko ntabwo azakwereka ko ari byo bitubaka urugo, ari byo byubaka urugo. Oya, ntabwo kujya ku mazi ari byo byubaka urugo. Ntabwo pikiniki ariyo yubaka urugo. Oya, ntabwo kujya mu kabari ariko kubaka urugo. Satani iyo yamaze kugutera kutanyurwa, inyama yo mu rugo iwawe ikaranze, wumva irutwa na burusheti yo mu kabari. Satani iyo guteye kutanyurwa, ureba umugore wawe ukabona ari we mubi muri karitsiye kubera kuri kureba abandi. Iki kintu cyo kutanyurwa kirakomeye. Ni kimwe mu byo Satani akoresha asenya ingo. Arakwereka akakubwira ngo ngo reba, ntiyaba warashatse runaka ngo ubumeze gutya, ngo ushatse uriya ngo byagenda gutya. Ariko nshuti yanjye ari kumukwereka, ariko ntabwo uzi amafuti ye. Umubona agenda ariko ntabwo ibyiwe ubizi. Uyu munsi ndagusabye kugira ngo unyurwe n'ibyawe, ureke kureba ku by'abandi. Ibyo by'abandi bafite uburyo baraye ubutayu, bafite uburyo babaye mu buzima bugoye. Uyu munsi birubatse, noneho kubaka ibyawe urashaka kwinjira mu by'abandi. Saba umumarayika wo kunyurwa ajya agendana nawe. Saba ingabire, ntujye usaba ibindi. Hari igihe umuntu agasaba ibindi bya mirenge, ariko akirengagiza ko nta kintu na kimwe watunga ngo kikugirire umumaro utanyurwa. Kunyurwa ni imwe mu ntwaro Satani akoresha asenya ingo. Urasabwa kunyurwa, kandi nunyurwa unyurwe muri byose, nta na kimwe usigaje. Uru rugendo rwo kubaka urugo ni urugendo rurerure. Oya, ntabwo ari urugendo rugufi. Oya, nta nubwo ari urugendo rusaba ubuhanga, ahubwo ni urugendo rusabwa kunyurwa no guca bugufi no gukunda no gusenga. Kuko wowe nta kintu wageraho, urwo rugo ntirwakomera udafite kunyurwa. Nutanyurwa uzahora ureba ku by'abandi buri gihe, ku by'abandi. Ariko nugira kunyurwa uzabona ko ibyawe ari byiza. Uzambara inkweto imwe ubone ko ari ikubereye. Kandi umuntu utanyurwa ntazajya mu ijuru, kuko Imana itungisha abayo manu zo mu butayu. Nimba Imana iguha manu ntunyurwe, ntabwo uzajya mu ijuru. Ntabwo urugo ruzakomera, urugo ruzasenyuka. Uzabona ko wowe ntacyo umaze, uzabona ko wowe ntacyo wagezeho, ariko ibyo byawe birakubereye. Ibyo byawe wanyurwa nabyo, kandi Imana ikazagenda ibyongera. Ariko mbere ya byose tunyurwe. Nyurwa n'umugore washatse, ureke gutekereza ku bandi bagore. Nyurwa nawe uko yaba ameze kose, niwe Imana yakugeneye. Nyurwa nawe. Ese ko uyu munsi aribwo ubona ko atakunyuze, mbere mugishakana ko yari akunyuze ari sheri ishushu? Harya ubu byagenze gute? Satani yakujyanye umugono. Ongera wibuke ku gicaniro, uce bugufi ugire kunyurwa. Imana izazibashyigikire.
Imana izaze kugirire neza. Erega jya umenya ko umuntu unyurwa igihumbi cyiwe kiba kiruta miliyoni y'undi muntu, kuko igihumbi cyiwe aba yumva kimunyuze kandi yagipangira kumva biragenda neza. Uyu munsi Imana ikumpera ingabire yo kunyurwa kandi iguha ingabire yo kunyurwa rwose, kugira ngo nibuze urwo rugo rwawe rurusheho gukomera. Ntabwo rwakomera utanyurwa. Oya, umugabo utanyurwa areba umugore we akamukiritika, yarangiza akareba ab'abandi akabona ari bo beza. Ariko yewe wa mugabo we, menya ko uwo wawe niwe mwiza. Nyurwa nawe kuko niwe Imana yaguhaye. Uyu munsi Satani ntagushuke, ibyo uri kureba ni ibikayangana mwene data. Yesu atari yaza urupfu rwaza, uzi iminsi umaze, ariko iyo usigaje ntayo uzi. Ariko uyu munsi uriririrwa kutanyurwa, ukararira kutanyurwa. Imana irashaka kunyurwa. Niho hahandi hari kujya havuka n'impfu, kumva ngo umugabo yagiye yaguye iyo, kumva ngo umugabo yagiye yaguye mu kabari. Ibyishimo byawe bisigaye biba mu kabari kubera urumva kureba abari mu kabyiniro, urumva aribo bakunyuze kurenza umugore washatse. Ese watashye ukajya mu rugo n'iryo cupa ukarinywera mu rugo iwawe, warangiza ugafata uwo wawe nimba ukeneye abakubyinira, nawe akakubyinira ko uzabona ari byiza, ko nawe yabishobora utagiye kureba abo hirya iyo. Gira kunyurwa n'ibyawe, gira kunyurwa kandi kunda uwo mwashakanye, umurebe nk'akara ko mu mara yawe, umubone nk'akagufa ko mu magufa yawe, umurebe nk'akanyama ko mu nyama zawe, umurebe nk'uturaso two mu maraso yawe. Uhore wifuza ikintu cyatuma atababara. Icyo gihe uzahora ubona ko ari we mwiza, uzahora ubona ko ari we nyine Imana yakugeneye. Niwe mwiza, niwe ukwiriye, niwe wari ukwiriye ubuzima bwawe. Hari umugabo umwe wari ufite umudayimoni wo kutanyurwa, akajya ahora abona ko umugore we ari mubi. Igihe kimwe aza kumwirukana, nuko ngo amaze kumwirukana, umugore nawe arigendera. Arangije uwo yahamagaye ngo aze bararane iryo joro yabonaga ko ari we mwiza, arangije aramusahura. Amaze kumusahura anasiga amuteye icyuma mu nda. Ibyo ngibyo ajya bitangaho ubuhamya, kandi baramuvuye arakira. Ariko uyu munsi arahamya akavuga ngo ntazongera na rimwe kubona ko umugore we atamunyuze. Ubu aranyuzwe, anyuzwa ari uko yabanje guterwa icyuma. Nyabuneka urwo rugo urimo urazana n'umudayimoni wo kutanyurwa, wibuke ko urufitemo abana. Abo bana Imana izabakubaza. Abo bana ushaka gutera amarira, abo bana ushaka gutera agahinda, abo bana ushaka gutera umubabaro, Imana izabakubaza. Gira kunyurwa mwene data, kugira ngo urugo rwawe rubashe gukomera. Hanyuma indi nkingi ya gatandatu ni inkingi ikomeye cyane, ni inkingi isaba gusenga, ni inkingi isaba kuva mu mubiri tukabanza tukajya mu mwuka. Ni inkingi yitwa guca bugufi. Guca bugufi ni ikintu gikomeye. Guca bugufiya ni imwe mu nkingi yubaka urugo rugakomera. Bisanzwe hari umudayimoni uba mu bantu wo kwishyira hejuru. Igihe icyo ari cyo cyose ukumva ko ari wowe munyabwenge, ukumva ko ari wowe ushobora kugira ibyo wakora bigakunda, ukumva ko ari wowe wategura imishinga y'urugo, ukumva ko urimo udakurwa ku ijambo. Ariko nshuti mwene data, Imana irashaka kugira kunyurwa, warangiza ukagira guca bugufiya. Buriya iyo uca bugufi, kabone n'ubwo umuntu yakubwira ijambo wowe udashaka, ariko urihangana ukabanza ukamureka akavuga, warangiza ukamusubiza n'ijwi riri hasi rituje. Umuntu uca bugufi ntavugira muri kamere. Iyo uhora uvugira muri kamere y'umujinya, ntabwo urugo rwawe rushobora gukomera. Kubera ko nawe aragusubizanya umujinya. Burya biba bigoye kugira ngo umuntu ukuvugishije mu mwuka uri hejuru, kugira ngo wowe umusubize mu mwuka uri hasi.
ariko hamwe no gusenga Imana birakunda. Wasenga Imana ikaguhereza imbaraga, ikaguhereza ingabire yo guca bugufi, wowe ukamusubiza uciye bugufiya, utagombeye guhangana nawe. Urugo ruhangana ntirubaho, ntirurama. Mu rugo birasaba guca bugufiya, ugasaba marayika wo kumva ko uciye bugufiya. Apana kuvuga ngo ngewe ndi umugabo, ngo nibakubwira ngo hano muri uru rugo urabona madamu arakubwiye ati ngewe ndarwaye, ngewe nduma nta mbaraga mfite, ariko ukavuga ngo ntabwo wakoropa. Wa mugabo we ufite umudayimoni wo kwishyira hejuru. Ngo ntiwafatisha imbabura ngo uteke, uwo ni umudayimoni wo kwishyira hejuru. Ese kuki wumva ko wajya kugura ibihiye utafata imbabura ngo uteke ngo waba usuzuguritse? Hoya mwene data, ntago ari ibyo. Kugira ngo rukomere urasabwa nawe guca bugufi, ukagira imwe mu mirimo yo mu rugo ukora. Birababaza. Satani araza umuntu w'umugabo, yagera mu rugo agasanga ibyo kurya ntibirashya, yarangiza agahita yambara ngo reka mbe ngiye ku muhanda, ngo mbe nganira n'inshuti zanjye, ngo ndagaruka bihiye. Kubera iki? Reba ko nta mazi ari mu rugo uyavome. Reba ko mu rugo hadakoropye uhakorope. Reba ko intebe zidahanaguye uzihanagure. Reba ko amasahani atogeje uyoze, ntacyo bitwaye, kuko uri gukorera urugo rwawe. Uwaza akaguseka wese, wibuke neza ko niyo rwasenyutse araguseka, ntabwo aza kubwire ngo nje kugufasha kurwubaka. Hari ibintu abagabo tugomba gutekereza, tukabishyira mu mitwe yacu, tukumva ko ibyo bintu mu by'ukuri ari ibyacu, atari iby'abagore gusa. Tekereza neza. Uriya mugore uri kubwira ngo niyoza abana, nakorope, nateke, nakora ibintu byose, ubanza umenye ko ejo atazananirwa. Ariko nimba umubiri wagize intege nkeya, birakwiye ko nawe ugomba kumufasha. Mufashe, kuko wasezeranye kuzabana nawe, kandi wavuze ko muzabana akaramata. Ariko nuramuka wiyumviseho umudayimoni wo kwishyira hejuru, uzajya gushiduka nyine utakinakeneye gukora imirimo yo mu rugo. Ariko nta murimo wo mu rugo umugabo atakora, nta murimo wo mu rugo, nta n'umwe. Nawe kandi mugore nibibuko, Satani yarateye, asigaye yaranagendereye n'abagore, nabo basigaye batinyuka bakajya kwicara mu kabari. Nta munyarwandakazi wo kujya kwicara mu kabari, biragatsindwa n'Uwiteka Imana. Nta mugore w'umurokore ukwiye kujya mu magambo, ngo ahere mu magambo, yirirwe mu magambo, arare mu magambo, kandi mu rugo hari imirimo imutegereje. Hari umugabo wagiye ku kazi, utegereje ko ari busange amazi wayashyuhije, wamaze kumutegurira ifunguro, ariko akanakubona aho ngaho, kuko ni wowe bwiza bwe. Satani ari kuza akakwemeza buryo ki udakwiye kwicara, udakwiye guturiza mu rugo rwawe, udakwiye gukora neza ibyo mu rugo rwawe. Ariko wajya ahandi ugasanga wavuze amagambo yagushizemo, ariko mu rugo iwawe ntushobora kuvuga. Satani yaguteje umwuka wo kwishyira hejuru. Satani yaguteje umwuka w'uburakari. Satani yaguteje umwuka w'ikiburi. Ariko ibyo byose birakurwaho no gusenga Imana no kwiyiriza ubusa. Ese wowe ntabwo ubona ko hari aho watakarije? Ongera utekereze cyane. Uraza gusanga urwo rugo urimo urasanga ururimo kubera Imana. Urasanga hari abandi babuze urugo. Hari n'abandi bavuga bati nibuze uwamumpa, yenda ntashaka tugatandukana, ariko nkazitwa ko nashatse. None wowe uragaragaza umugabo wawe hagati. Umugabo agiye mu kazi, uzi neza ko yagiye mu kiyede cyangwa mu gifundi, uzi ko yagiye gukora akazi k'ingufu, ariko aratashye agiye kwivomera amazi, aratashye arishyuhiriza amazi, aratashye mu rugo nta kintu na kimwe kihabuze, ariko asanze utaranamutegurira nibuze n'ifunguro. Yewe wa mubyeyi we wirwisenyera, Imana yarakubakiye nibyo, igisigaye ni ukugira ngo nawe ushyireho itafari ryawe, ugire guca bugufi kandi usengere urugo rwawe. Ureke amagambo, ureke kwivamo, ureke kwiha rubanda, ureke kumena ibanga.
kuko urwo rugo nuramuka urubayemo ushize amanga ukemera ko ari urugo rwawe, ruzaba ijuru rito. Nta kabuza ruzavukamwo abanyabwenge, nta kabuza ruzavukamwo abakozi b'Imana. Oya, ntabwo ruzaba kivumwa, ahubwo n'izindi ngo zizaza ziza kurwigiraho. Birakwiye kugira ngo niba dusenga koko tureke gusengera ibirayi gusa, tureke gusengera amafaranga gusa, tureke gusengera amasezerano gusa, ariko dusengere n'izi ngo zacu zirimo zirasenyuka. Nge mfite umubabaro, nge mfite ifuhe, nge ndumva mbabaye iyo mbona urugo, ingo z'abarokore zitari kumara kabiri, zitari kumara gatatu, bintera agahinda. Nkibaza ngo none Yesu azagaruka asanga kwizera kukiri mu isi? Nimba ingo ziri gusenyuka buri munsi, abana babaye imfubyi bafite ababyeyi, birababaje. Abana babuze uburyo biga bafite ababyeyi, birababaje. Abana bakuranye umwuka w'uburara kubera urugo rw'ababyeyi babo rwasenyutse, birababaje, biteye agahinda. Aya marira y'aba bana ntabwo muzayakira. Nimwongere mugire gukundana. Izi divorce murimo murakora, muri kuzikora imbere y'amategeko, ariko wibuke ko imbere y'Imana mutari kuzikora, kuko Imana ntabwo yemera isenyuka ry'urugo. Murimo murarwisenyera. Turi kumva mu makuru, tukumva ngo umugabo yishe umugore, umugabo agatinyuka akiyicira umugore yishakiye. Muri kujya mu bahanuzi b'ibinyoma bakabahanurira ko abagabo atari abanyu, abagore atari abanyu, ingo zanyu zigasenyuka, kandi wazajya kureba ugasanga si Imana yavuze. Barokore mube maso, iyi ni iminsi Satani yasabye ingo. Kubera iki Imana ihora ibabwira ngo mubere maso ingo zanyu, mwarangiza mukaba murya mukadamarara, mukirengagiza gusengera ingo no kuzigandukira? Satani akaba ari kutugaragaza agati bene aka kageni. Ntabwo bikwiriye. Yemwe bagore, nimube maso, mukanguke, musenge, muganduke, kuko Satani yarateye. Bibiliya iravuga ngo Satani yohereje abagore 7,000 b'ibigoryi mu isi kugira ngo bagushe abagabo bagihagaze mu ngo zabo. None wowe uranga kuganduka, aratera intambwe gatoya, arakubitana nawe, aramujyana kandi ntagaruka. Uzahora umubona mu rugo gusa kandi yaragiye. Birakwiye kuko uye gusenga ugahindura isengesho, mbere ya byose ugasengera urugo rwawe, kuko urwo rugo rwawe nirwo Satani afitiye ifuhe. Azagira ifuhe aciye mu bantu, azagira ifuhe aciye mu miryango, azagira ifuhe aciye mu bantu bo hafi aho ngaho mwizera ngo mufite inshuti. Imana irashaka ngo mugire ibanga. Imana irashaka ngo musenge ubudasiba. Uri umugore urasenga, ku mugabo wawe arabyutse agiye ku kazi mu gitondo, ntushoboye no gupfukama hasi ngo usenge Imana, uvuge uti mugabo wanjye, Imana ikugenda imbere, iguhereza umugisha, ibane nawe, ikurinde ibyago n'ingorane, ikurinde n'abagore b'ibigoryi. Warangiza ngo ugiye gusenga, umugabo yahagurutse utamusengeye. Nawe wa mugabo we urazinduka ukagenda n'ibyo, ariko umugore akabyuka akagenda. Ntutinyuke kuvuga ngo reka mfukame hasi nsenge. Ese kusenga, ariko uwo mwashakanye umusengera kangahe? Birakwiye kugira ngo noneho ibintu tubikure mu magambo tubishyire mu bikorwa, ariko noneho akazi tugaharire ugashoboye. Imana niyo yagira icyo yakora, kuko abadayimoni bahagurukiye ingo ni benshi. Nimba ari abadayimoni ni imyuka mibi, turabakuzaho n'umwuka mwiza, umwuka wera wo gusenga Imana. Imana ikarengera ingo z'abanyarwanda, Imana ikarengera ingo z'abadayasipora, Imana ikarengera ingo ziri hirya no hino, ikarengera ingo z'abashiki bacu. Ariko kuko twahagurutse tugasenga, ndabizi ko abari bwumve ibi bintu muri benshi, muherereye hirya no hino ku isi hose, ariko ndagusabye, hindura isengesho, nibuze usengere izi ngo zirimo zirasenyuka. Usengere, uririre izi ngo, uririre aba bana bari kubaho bupfubyi, aba bana bari kubaho nabi kubera ko ingo z'ababyeyi babo zamaze gusenyuka. Abana bari kuba bamayibobo, abana bari kurara mu makanevu,
birakwiye ko uyu munsi wa none duhaguruka tugahagarara dushize amanga tugasenga isengesho ryo kwirukana aba badayimoni. ntabwo bisanzwe, ntabwo bisanzwe. umuntu arasezerana uno munsi, ejo ngo ni divorce. ni ukuvuga ngo divorce nizo ziri imbere, ariko nanjye mpagaze mu mbaraga Uwiteka Imana mpereza ndazihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. murimo murakora divorce mu mategeko, ese mwatinyutse mukajya n'imbere ya pasiteri wabasezeranyije nawo mukajya gukora divorce? kuki mutabitinyuka? nuko muzi ko muri gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana, muri kugenda mukabikorera iyo. ariko mwongere mwibuke iyabahuje iri kubahamagara ibabwira ngo bana banjye nimugaruke, kuko nimbubaka namwe muzaba mwubakitse. niko ijambo ry'Imana rivuga. ijambo ry'Imana riravuga ngo ninkubaka nawe uzaba wubakitse. erega amagambo ntabwo yakubaka urugo. hoya, abo bajyanama turi kujyamo barimo bagenda bazibomora, ntabwo abo ngabo bashobora kukubakira urugo. ahubwo ibibazo byawe bikemurane n'uwo mwashakanye, mwicare mugire akagoroba, mujye mu gacaca, muganire, muvuge ku bigenda n'ibitagenda neza. Imana izaza ibasange, izabahagarara hagati, ntabwo muzaharwanira, ahubwo muzasabana imbabazi, kandi urugo rwanyu ruzakomera, n'abana mubyaye bazagenda bubake rukomere. witinya. ushoboye kumbwira ngo none ngo ko twebwe ngo ab'iwacu batubaka. yego nyine ntibubaka, kuko satani satani ntabwo yigendera, agira icyo ahagararaho. uwo mujinya wanyu, uko kudaca bugufiya, uko nguko, ayo mahane, uko kurwana, uko gusinda, nibyo ahagararaho, yarangiza akagusenyera urugo. ariko wowe umva ijambo ry'Imana riravuze ngo nimurwanye satani nawe azabahunga. wowe ibyo ngibyo bene wanyu batsindirwaho bigatuma urugo ingo zabo zisenyuka, naba ari ibyo urwanya mu buryo bwo mu mubiri no mu mwuka. uzi ko abandi basenyuka ku bw'uko bananiwe kugumya ibanga, ku bw'uko bagenda bavuga amabanga, bakavuga ibyo mu ngo zabo. wowe noneho icecekere. umudayimoni wo kugutera aciye ku magambo ntaho azaturuka. nimba uzi ko ab'iwanyu batagera kuganduka, wowe ganduka. numara kuganduka, umudayimoni utera abataganduka, wowe ntaho azagukura, nta n'ubwo urugo rwawe ruzasenyuka kubera ko utagandutse, kuko icyo gihe uzaba uganduka nyine. ntuzavuge ngo ndabizi na runaka rwarasenyutse ngo ntako atagize. wirebera kuri runaka, ahubwo wowe ibere maso, witekerezeho. umunsi mu gitondo ujye uzinduka ukora ibindi byose, ariko noneho umunsi ntukarenge udatekereje ngo uwo twashakanye aho sinabamubangamira. utekereze kuri icyo kintu mwene data, urebe nimba haba hari ikintu gituma uwo mwashakanye agira umubabaro, agira agahinda. nurangiza ugihindure, kuko wowe nugihindura uraba wikoreye neza, kuko urwo rugo rwawe ntabwo ruzagirwaho igitutsi, kandi ruzaba ijuru rito. kandi twabonye neza ko abazajya mu ijuru ni abazava mu rugo rwamaze kuba ijuru rito. ntabwo urwo rugo rwawe Imana yaruguhaye ngo ururiremo. nubwo ubona uri kurira, ariko haracyari ibyiringiro. amarira yahora, amarira yavanwaho, hakinjira guseka, kubera ko wiyegereje Imana, kandi ukarwanya izo mbaraga mbi zigutera zishingiye kuri kamere zawe. ushoboye kumbaza ngo ngewe ko afite kamere yanze kuvaho nzabigenza nte? reka nkubwire mwene data, kugira ngo rubashe gukomera, nyine byihanganire, isaha nigera ibyo byose bizarangira. hari n'ibintu mupfa mutagakwiye gupfa. niba afite kamere yo kwishyira hejuru, akaba afite kamere yo kuvuga nabi muri we, akaba atagira guca bugufi, we wamenye Imana, ca bugufiya kandi ugire kamere yo gutuza. Imana izaza kuri uko guca bugufi kwawe iguhagarareho, urugo rwawe ntabwo ruzigera rusenyuka, ndabikubwiye. ahubwo impamvu ituma izi ngo zirimo zirasenyuka, mwese mujyana mu kirere. kandi umugani nyarwanda uravuga ngo nta nkube ebyiri zibana mu bicu, nta bihanga bibiri bitekwa mu nkono imwe. bishatse kuvuga iki? banza umwige wo wiga imico ye, nurangiza ugire guca bugufiya. nazamuka wowe umanuke hasi, navuga umwuka uri hejuru uvuge umwuka uciye bugufiya. icyo gihe urwo rugo uzagenda ubona bucya kandi bukira, Imana ibashyigikira.
ntabwo imana yishimira ko tubaho duhangana nshuti yanjye, ariko ibyo byo nabimenye nta nubwo tuzabaho turinganiye. Ariko nimba tutazabaho turinganiye, nuko hazabaho guca bugufiya ndetse no kwemera amakosa y'umwe, ukumva ko mbese kuba yagukoshereje akantu gatoya gaciriritse atari akantu kakwiye gutuma ako kanya uhita ugenda. Ndakumenyesha ko uko ukubiswe urushyi, uko ubwiwe nabi, ntabwo ari ukwiye kwahukana, ahubwo uko wahukana ni kuri gukurura abadayimoni b'ubusambanyi. Wowe uragiye umusize wenyine, kandi yenda we yari atarigera atekereza kujya hirya no hino, ariko muzajya gusubirana yaramaze kwinjira mu bandi. Nubwo musubiranye, ariko hari ibindi yarungurutse, hari izindi mbaraga ugiye kurwana nazo. Urasabwa guhagarara mu rugo rwawe ukamenya ko ari urwawe, ukavuga ngo uru rugo ni urwanjye, kuko nta rugo ruzima wabona rudahura n'ibigeragezo. Kandi ibyo bigeragezo uzabinesheje kwihangana no gusenga Imana no guhamagara imbaraga z'Imana zikaza zikabana nawe zikakuneshereza, kuko urugo rwawe ntabwo rwabayeho ku mpanuka, rwabayeho Imana ibizi. Nta kindi nicyo. Abantu umuvuduko w'amaraso urabazamukana, depresiyo yabaye nyinshi, imitsi irimo iraturika, abandi barimo biyahura, abandi barimo bica bashakanye kubera ibibazo biri mu rugo. Ongera wibuke ko urwo rugo rwawe ukwiye guhamagara Imana ikaza ikarwiyoborera. Icyakunaniye Imana iragishoboye, icyakunaniye imbaraga z'Imana zirahari. Humura, mu ijuru hari Imana, kandi iyo Mana ishobora byose. Ntabwo igisubiza inyuma uwaje ayishaka, ntigitererana uwaje ayishaka, ahubwo iramusanga. Tera intambwe imwe gusa, nayo iratera 99 igusanga. Kuko Imana ikunda urugo kurenza ibindi byose. Niyo mpamvu ubona ari rwo Satani arwanya. Mu rugo havukamo umukozi w'Imana, mu rugo havukamo umuperezida, mu rugo havukamo umuganga, mu rugo havukamo umwarimu, mu rugo hakira, mu rugo nyine, mu rugo niryo tangiriro ry'umuryango. Niyo mpamvu Satani arwanga, kugira ngo ahora azisenya. Umugambi Imana yari ifite ntuzasohore kuri urwo rugo. Icyo kintu kimenye nshuti yanjye. Wikomeza gukina, Satani yarahagurutse. Wirangara, kuko nurangara aragutwara umugono. Icyo waba uri cyo cyose, wirangara, kuko Satani yarahagurutse. Nurangara aragutwarira urugo, nagutwarira urugo arabatwaye ubugingo. Nta muntu ufite urugo rutameze neza wanezeza Imana, wakorera Imana gute, wavugira Imana gute, wasenga gute? Ahubwo ikimbabaza ni uko wo kurusengera urimo urajya gusengera ibindi. Reka nkubwire, urugo rufite amahoro rwarya n'ikijumba kimwe, bakaryama bagasinzira kandi bakabyibuha. Wajya ugenda mu nzira abantu bose bakabona ko umeze neza. Urakoze cyane kunkurikira, urakoze cyane kuntega amatwi, urakoze cyane kumva ibi bintu. Ndagusaba kugira ngo imbaraga z'Imana uzemerere uyu munsi wa none zongere zikugarukeho, zikuzuza urukundo nk'urwa mbere. Wongere kubona ko uwo mwashakanye nyine ari sheri wawe koko, ubone ko musa. Ujye umwitegereza mu maso umurebe, uzasanga musa. Nurangiza uraza gufata ingamba kubwira ijambo nkoherereje. Uraza gufata ingamba, kandi izo ngamba Yesu aragushyigikira. Urakoze cyane, reka dusenge Imana, naho ubutaha tuzasubira. Imana ikomeze kukugirira neza, Imana ikomeze kugufasha, Imana ikomeze kugushyigikira, Imana ikurindira urugo, Imana igutabare muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uri Imana igira neza, oya nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye. Dusanze Satani atigendera, agira ibintu ahagararaho ku buzima bwacu, yarangiza akagira ibyo asenya, kandi asenya ibyo wubatse. Uyu munsi ndategeka imbaraga zawe kugira ngo zururuke. Mana, urengera ingo z'Abanyarwanda, urengera ingo z'abanyamahanga, urengera ingo z'Abarundi, urengera ingo z'Abanyakenya, urengera ingo z'abantu bose Mwami Imana bari mu isi, kuko Satani arimo arazisenya cyane. Ariko uyu munsi tumenye neza ko imbaraga zawe zishobora byose, nta cyazinanira. Imbaraga zawe zazuye Lazaro, imbaraga zawe zishobora kubaka, imbaraga zawe zaguriye Yabesi imbago, imbaraga zawe nta na kimwe cyazinanira. Uyu munsi nahamagara imbaraga z'Umwuka Wera w'Imana
kugira ngo zize zirengera ingo z'abanyarwanda, zirengera ingo z'abanyarwanda bari hirya no hino ku isi. Izi divorce nazihagarika mu izina rya Yesu. Ndahamagara umwuka wera, ndahamagara Imana ngo ikomeze gutanga urukundo mu bantu bayo, dukomeze kubona intsinzi aho kubona gusambuka kw'ingo. Kandi data mwiza, urengere n'itorero ryawe, urengera abagusenga, urengera abarokore, urengera abakatolike, urengera abasilamu, urengera abantu bose. Ingo zabo ugenda uzikomeze, zubakwe ku rutare, izari ku misenyi uzikomeze, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amena.